utangiye guhebeba arugweba wakigora ry'icyobere ikiwe cyose uri uno munsi nuje shamabo datamwita umwami w'amakarita datamwita umwami w'ibintu byose ndasirengesha hahandi uko umwana kose yasura ise abamurusha umusuzunuka Jawi yakira bro. Kamara baso kamari para unda tabameze gutya. Wapisha izo ngo zijyane kwa muganga. Kuribwa no kuriba cyangwa ikintu nagusigira. Ni umurage w'amakarita. Nawe wiga urusimbi n'urusimbi. Mama bari. Koba. Abachara tugende kale in the wa in the wa to the wa in the wa to the wa in the wa. Ariko Arno reka nkubaze muri iki gitondo utubari tuba twafunguye urarinda ubimbaza se ndi barumani sibyo kuba uri barumani ubona amaburari abandi babyukira mu kazi uburi kubyukira mu mayoga ntose wacyana we amayoga urayambonanye sha Arno reka nkubwire iyo watsinze nibwo byine iyo utasinze uburi gushaka wowe ndabizi nakazi ugira bimbura mukuru reba ye wacyana se mushiki wa mutereta nakazi ngira cyangwa muteretesha amabu muteretesha amafaranga sha cecekere mushiki wanjye nakakundana n'inzererezi nkabo wacyana se n'inzererezi nabo ngiraho naha ugira utahurata yende ko umugabo w'imyaka 20 akibana na papa we na mama we akarwanya ibyo nabari umuntu azi ako wacyana ko nuho wigize umugenzuzi nje bora nava mu rugo nge nzava mu rugo nshoboye kwire nimeye nka ko ndabona ahantu nibonera amafaranga cyaro no reka nkubwiye ntushaka gukura amaboko mu mufuka ukore ukodo nta kintu uzigezaho reka ye kwirwa kibyuka kizerera gusa. How are you wacyana reka mbe mwihoreye ariko nawe murongo nziryaho nabaye mukiri aho nzagutera ibyo ndashana mwagatwikira unyitego petit witeguye gusheta n'isambu noneho ya murusimbi ko makarita ngangaye ziko ni Roma kwa papa ubanza bamaze kumenya bamubwire mambo iri joro ryo naraye wiga ijoro ryose bro wera naryama kugeza isahanje izo ko waraturya ukagira ako mani nundi nibikukoresha byo kumbwira ngo wageze kwa papa none nanjye none nageze igoma nuko turagurukana byiza cyane nta muntu nyigaho n'ibitabo byarananiwe ariko ja ikaze mu kuribwa na mambo rero suta wamubonye wewe indesi cyayagiye dukina zamuririrwaho wabonye baba izo zo zirarya nabyaje imana bashaka gukoresha ubuhe buryo kugira ngo uzane inuzo gusa ibi byose ni ubuhanga mu makarita kazane nako ndagatsindiye utsindira akantu gute ubu cyose urandiye ahibwa noneho uririye niko twabaye shajyana ibintu biriho shajyana ibintu biriho Motara Arno cika ikibazo cyawe hari igihe nzakurobora ni gute umuntu akuguriza 5,000 bikamara umwaka utarabimwishyura kandi jewe tuzabonana nta mikino ngiye mufitiye ishaza niduhura uzabona ibyo nzakora G ubu nkunda kwihorera ariko ndi munsi nzakurobora bro ase bro ko mbona warakaye mpano umuntu udapferiye icyo ariko Sharno umwaka ushize 5,000 ubwo uzabyunguka miliyoni zinga usibye kuguma umbeshya amafaranga yanjye ndayakeneye ngewe muhaye iminsi itarenze 2 urumva nge nzakwihingira kandi uzabona 5 byaramvunye bro ntabwo ubizi kabisa
bitanu ibiro harimo ibiro bitanu by'ubugari man. Wowe Montana nyitondere utazangwa. sha Montana mwana musasire ka nkurabu ziwe ibihumbi bitanu cyane nakora nibi sibyo ahubwo jewe arakana naje kugusaba ntabwo nishuwa aho ndi gukura amafaranga aho nje tamwishyura ngatamubukira kumbi bitanu amana je ngitomboza imiti mu bisenha Ariko nikiye tugiye gukora wowe ukora hehe kumbeshya man. Kumbi bitanu bimaze umwaka urabona yo kunyishura. Bwira niba ari ikiye tugiye gukora. sha mwana abana kavukire nkajya yakurikiye reka nje nabona tutese ikiye ubwo mbo wakintu mu muniga abari gucanga amakariko wifashe igitanu gashyiraho ashyiraho 10 urumva rero kandi je urabizi ndikavukira ibintu by'amakarita nabikora sha icyo mubonera cyo urumva n'isambu ya nyoko uzayigurisha niba ukenye urusimbi na viye turayikira ugagadege uragakira Montana fashe we nari bingurise kibindese byose rabibaye 7 bigahe nyine urumva nakora ubwo buryo ngo andi mafaranga ageretse ku yandi ubwo man umusaza bitarenze umunsi w'ejo yenzaza kukwihiga urumva zakwerekana ajyanye ndayakeneye none ugiye no kuyakina we agiye kujya gukina yewe ejo n'igitura atarama gitano cyane yaba ari inkweto yaba ari boxer yaba ari yaba ari umukandara byose nge nzabikuramo utayi wanyu wabunura uretse mu gitano cyambabaje man nanjye nyikorera kimvuna uretse man umva kandi kino bro mbona Montana yarakaye Meruka n'umwana wo kwa pasteur abashanye no sindagaswe bitarigisha bikiri kumushakira ibirungo Bura Montana nawe yarakaranga igitano nzi ko gihebye avuga ati fata wanzererezwe ubu bari kubonukira gitano ya musaza ari bobo Reka maboneka ngubwiye ibintu bihaye byo kuntu uwo musira kuri bunje komera cyane ariko mambo nyine na amafaranga bifite wasi tugakina amadeni cyangwa se abanyara yaguha cyane akwikopesha ibintu by'amadeni sinyambitse narabizi turi kucumba nakaga telefone kazanye nabyo herutse kugura ntabwo narishe wowe kudasheta se aha sha ntacyo nafite amatelefone ngaya Mwese ndashira se nawe tushira amatu sha mfite na bluetooth murose kurya sultan ntabwo nari ndamubayo abasi ibintu muri rabizi gira amazi kurure bana Kobisko ndi gufata sha babihurira wigira umutima n'ikidodo sha Yenda mambo rwose Imana yaragusize iragutanaka ariko ja Shama nulande God have mercy upon us. Ase mambo reka nkubaze buri munsi kuturisha mabwana mungu nta bindi bintu ukoresha sha nta bindi bintu nkoresha no kwa papa baranzi i Roma Fano ndetsindi God have mercy. Bye baba simanyo simukazina Wendira nde simukazizangi ibintu byose iyo wabishese ukabiribwa manabitsinda ahubwo bikwere n'isoni ukura mutu mukwiga nakujujanda goswe Inyonga sivuba imyaka imitobotse nazosoba krakra isayo pipisi meze gute se musaza buriya mani sigeye mfite ikintu bita amafaranga bro reka nawe kutandabuye ndakurabura se shamba nagukuye he kanirwa muri kare tubizi ko nakazingiramwa man nyine kubera gukira ntabwo nyigendagenda muri sikaritsiye bafite ubwoba ko bazaniga reka abantu bago bakunda iterambere ryawe waraguswe umva rero man ubukire bwa Nestless ibaze ko naguze iPhone 12 Pro Max ariko ngize ubwoba bwo kuyizana muri lokaritsiye kuko mbanzi ko harimo ibirara byinshi cyane byateriyineka rero narebuze ati nze guhura no mukire mugenzi wanjye hano hepfo ikintu nashakaga nakano gato na serivisi nibushaka kwitangwa ku mafaranga nibushaka guha akazi nawe ubareka inzira inyuramo nziza kubona amafaranga ukakireka kuri bwo wicaye ku muhanda gutya waje kuvumba amawifi ndabura nari wowe nshaka nshaka kumiza telefone kituma amagaro mukire duhure ku muhanda uraza kwifata mu rugo ese mwize ntabwo umutubuzi imana asituretse kubeshya man urabona umuntu wese nkanjye gutya reka kundi bogari usikuna abakobwa bankunda usikuna abagore bankunda urumwe nabo mutubuzi man ko gunda ni ikintu kimwe agusubura urabona nakuze ukagwa phone yanjye ko nyine telefone yawe wayima ariko nkayikugarurira
Nuka nkubwire sinkunda gushwana n'abantu ubwo telefone yanjye nuko ubinsezeranyije kandi gato ubigaruye ndatinye kugarurira ko nanjye mushaka guhamagara nsigaye mfite amafaranga ni pusi tasimbuka sinjye nazi kuzatera iPhone yanjye muri karitsiye batandika bakayitwara wowe nyisabuse niho murungiriye icyizere nyine ngiye kuyigura ariko nawe mukanda unakora uceze nasanga aho ubundi ndatinye kugarura niyo minota umbwira ati minota 15 arenga n'umunota umwe gusa utumiga wowe naye mara password kuramo password niyo password nusinamagara okay nari ni kabiri gatanu icyenda nayibona mbas minota ibiri ndatinye gora imico n'itama mara yanda kugenda kufa reke ntabwo wanjye smart meze kugenda shit ino phone uri mu niga ndabizi ntabwo umuntu yagufata ntabwo yagufata rimwe cyangwa kabiri wapi ngiye kuza phone itemugarura phone yiwe iwacu nta muntu wigeze yiyahure iwanyu bariyahuye se ntabwo kumanyo nta muntu ujya ariko sako n'uce warakaye so smart yanjye wajya uribwa neza ari zivugurura sha ndagupiyora share shantire ziraguruka ntabwo ngenda mbere witegereje urasha uribwe iyi byamaze kuba nka gahunda ya leta That is a miracle. bon j'ai mangé encore regardez ici warose nabiburinda biki nayo ndayitsindiye reka mbwire satani reka mbwire nuze we reka mbwire ngenda kubwiye ngo satani simukadisi ubaye yarakubwiye ibiribwa muri fone byose babyari Banyana yimbwa ndakujuri ayoke my lord cyane wowe bigenze ute wiki gitondo niba ari imbwa yiruka niba ari uruva gusenya niwame ibaze ko muri iki gitondo tuvuga mumbye miliyoni 2 amayenga se kubumba turi gahunda ibi n'ibiki banyarwanda none si ayo mafaranga yose uva ufite uyakinye ku kadege byibura sha wapi ntago ari ku kadege ibaze kiranyana bita mamba ari boni mambo umuntu wabaga muzima uriya wagira ngo akoreshwaga n'ibishitani ngombwa ko ugenda wino ejo bundi sibyo kwakinya urusimbi ukeri yarazijyanye fone arayijyana imana kimwe yatsigarije kandi mbona uzambaye uri igisasa sinumva kamwe sininaguze turi umuntu wase we miliyoni zofu umhebe uriya wagira ngo akoreshwaga n'abazimu bubu ariko ja mwijuri satani bravo mama yarageze i Kigali rega mbayeho neza mbayeho neza cyane rwose weya akazi nkora ni keza mpembi 20 bakangabura saa sita nkanywa n'icyayi mbayeho neza buriya mama nise gutaha teganya gutaha uriya nyuma y'imyaka cyane rega ubuzima mbayemo n'ubunini bwiza mama ntukagire ikibazo mama uretse ho gake yandaje muvugishe uretse ho gake muri iki gitondo muri akanya gasa ugize amahirwe watsinze ayo mahirwe se kandi sikutombe muzungu umuzungu oya wibitindaho umuzungu ni jewe buri wese uri umuzungu wewe n'uruhunga rwakara oya kuba ndi umuzungu ntabwo ari ukuboko njyewe ndi umuzungu mu buryo nkoramo njyewe ndi umupiriyoneri nkaguta ubwo njyewe kumbonanga ufite amamiliyoni n'ipusi itasumbuka ubuse bushobokamo urimo wagenda n'amaguru ufite amamiliyoni nkamubwira papa njyewe nk'utu ubuzima bworoshye impamvu nyine uri kuba ndi kugenda n'amaguru ni ukugira ngo nisanishe n'abantu ahubwo ubanza wumva ikibazo cyane mani mfite fone bita iPhone 13 Pro Max urayizi irigura miliyoni 1.500 rero muri sikarite sindise navuze ati umukecuru tugiye gura ku muhanda nagira ngo unize kuri telefone muhamagare wowe mwiza ndatangura Samsung ya data yewe utishe kunsi yanjye urangura Samsung ahubwo so waje ugafata ayo mafaranga ukayagura ama Samsung hanyuma akaba ari ukoresha ari mufite ubwoba
ko bakwibira phone nyine ubona uri kumva ikibazo njye mfite iPhone 13 mu rugo urumva ntabwo nagura indi smart yaba ari gusesagura njye kintu nshaka nuko na simukadi naba mfite anga mu mfite nyishyira njye ndashaka telefone mu simukadi njye mpamagara umukire duhure uteguza na telefone yawe ngo ni impano kuguhurira na smart ariko ye abateka mutwe turamenye ahubwo se wambwiye nkagutiza simukadi areka kuguha phone yanjye niko ubwire bro voka y'impanuka ihiye uri kwitesha amahirwe aya mahirwe nta hantu uri kuzayabona ni kubura umuntu ugwa smart uvuye mu cyaro mugiriye inama wayifata uvuye guhamagara umukire tugahura wanishe urayingarura ryarese ndi mushe turabonetse mukaya sayina boss ndahita nyikuzanira yene sayine kandi mbwira inota 15 saa 2:20 yoro turi saa 2:20 nari saa 2:50 ndahita nyikuzanira Sisi ujumba muri sikaritsiye hapo iyo tujyana basi byo birakuba oya kujyana unje ngira ko mbese njye bwa namukire ubusa ushagushye nyine ndeni cyo kandi fata busasa daje tati ntabwo ndi butinde turabazi wowe kuri kunyabiza umbwira ngo uranyeneye kuri telefone kandi nahageze karori wa mburamukoro no mushintana na mpo kuma yite yacu asema mbore kamubaza ujuru ubwenge ahubwo se mbere kumbaza aho urabugira cyane rwose ubwenge ngiye mfite na n'umuntu wabugiranya nawe ndabona ko ufite koko iyo ufite ntabwo uba wanariyo so twongeye dusheke sha uko sana nicaje oya mako sana nicaje nta kibazo kiri mbere kugira ngo wereke ko nari ubwenge ufite sinatushije wenda shyiraho n'akandi cyangwa kubyumva Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala oh yeye Kasongo mbona wewe Mombali nanga God have mercy upon us. Genda runo waragendesheje kose takuwa peti unanipata nikuoneshe tena nakwambia lugha ya Kinyarwanda iyo byanze biba byanze ni ndaya irakwima uje kwiryamira ubwo je no gukoresha uburozi wapi peti uyu ni umutwe ufunguye itonde kuzifata sha karabaye none urasaze se ndashete nino sinje njye narakimwe muraho sha mwambo kaje gahimwa n'icyakazanye ati ururwa iyo pana baruka bwa ziringizi ziba zitabiri mu makarita wejya kuryama shawo dore urananiwe How are you? Fuck you. niyo gahunda itonde n'ipantaro ndayishyiraho ugushe ku ntego aho niho nashakaga giterekeho n'ubundi urasuze no kumenya bamureka mwere reka turiho n'inkweto ubona turiho ni umurya murira hamwe n'uburyo nawe ugira hamwe Aha, turashize noneho. cyane rwose dore ngizi kujya jewe mu makarita narakubwiye ngo no kwa papa baranzi sinaho byose Roma mu Butaliyani nenda ko kiraho iki rwose jewe jewe mambo rakize reka Rwanda Revenue nyishyuze koko kiri nabo ngo ndayifata amutuneka sha ambukanyi wa amati wageze ku isi
ugiye guhebeba. Ntabwo guheba wakigwa ry'icyobere ikintu cyose. Uri uno munsi nujya. Shamambo ndatamwita umwami w'amakarita ndatamwita umwami w'ibintu byose. Nasirengesha. Hahandi ukumwana kose yasura. Ise abamurusha umusuzunuka. Dawe yakira bro. Basi bro wamubona basi ukabari para undi atameze gutyo. Wapisha izo mbozi zijyane kwa muganga. Kuribwa no kuriba cyangwa ikintu nagusigira. Ni umurage w'amakarita. Nawe wigira usimbi. Mama bari. Ura kuribwa mu rusimbi, ngiye no kuribwa mu rupfu. Kicyate. Nitonde gatoya. Mama yangu, game over. Mwenye uwanja wake kaingia sasa. Game